urebye aha muri Kongo y'Iburasirazuba n'ibyo tumaze kunyuramo mu myaka ibaye ingahe mbese ubu ni 4 ni 5, urebye ibyo tumaze gusiga inyuma yacu kandi bifite ibimenyetso bitanga ubuhamya. Erega hano muri Eastern Congo hariya Goma n'ahandi twateraniwe ho n'isi yose, isi yose yateraniye ku Rwanda. FDLR na biriya bishamikiyeho byose bavuze, Wazalendo biki, Abarundi, FARDC, South Africa, n'abandi nahitamo kwihorera sinirwa mbavuga. Benshi ariko isi yose n'ibintu basanze hariya bahanganye nabyo, byinshi cyane bikomeye, ubona ko byari byo kurwana n'igihugu, kugihungabanya, kugihindura ko bagishaka, usibye ko banabivugaga. Noneho umuntu ubundi iyo bivuga udafite ibyo bimenyetso wakwibwira ko ari ugutera ubwoba gusa, ko ari ugukanga abantu, ko ari kugira ngo wenda bibahe imbaraga zindi zo kumva ko ibyo bifuza bagiye kubigeraho. Bazana hari na mercenaries, murabazi benshi banyuze aha ngaha. Guha abanzi inzira ngo ntibanyureho, bakuvire mu ntambara itari iyabo n'ubundi, nabyo umuntu yabishimira izi ngabo zacu zibikora n'abandi. U Rwanda rwo nanone muri ariya mateka duhora turi ku rugamba rwo kubaho ubwabyo, tuzajya duhora ari intambara turwana. Nubwo rero twaba dufite abo batwifuriza nabi, batuzengurutse hirya no hino, ijambo ni rimwe: we should always be a step ahead of them. Tuzaba duhora tubari imbere, ntabwo ni uburenganzira bwacu, ni ubushake bwacu, ariko twamaze no mateka yatwigishije ko twifitemo n'igishobora kuturengera igihe ari ngombwa. Nibyo tuzajya dukora rero. Nubwo rero twaba dufite abo batwifuriza nabi, batuzengurutse hirya no hino, ijambo ni rimwe: we should always be a step ahead of them. Tuzaba duhora tubari imbere, ntabwo ni uburenganzira bwacu, ni ubushake bwacu,